Turate Maria umwamikazi w'amahoro, turate umubyeyi w'impuhwe, Maria Magdalena nyina wa Jambo. Paruwasi Mwangiri mu burasirazuba bwa diyosezi ya Ruhengeri yaragijwe Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro. Abapadiri bwite ba diyosezi nibo ubungubu bayikoreramo ubutumwa. Paruwasi Mwange yashinzwe tariki 28/6/1986 ubwo Musenyeri Fakasi Nikwigize yaje kwitangaza ku mugaragaro, igizwe n'abakirisitu bagira mu 23, ariko mu ntangiriro igishingwa yahereye ku 12,000 byarivuye muri ayo masantrali yaje aturutse mu yandi maparuwasi, ikaba ubungubu ifite amasantrali 7 n'indi ya 8 iri gutegurwa kugira ngo minsi iri imbere nayo izashingwe ku mugaragaro. Ayo masantrali rero ko ari 7 niyo indiri gushingwa, yose hamwe harimo imiryango remezo 238, akaba ahuriye muri sikirisare 37. Sikirisare harino aho bazita uturere, twe tuvuga ko ari sikirisare. Mbere yuko paruwasi ishingwa Imwange muri ako gace hagaragaraga kwishingira gipagani. Mu nama z'abapadiri bakoranaga na Musenyeri baratakambye aka karere na karere abasore n'inkumi kandi b'abakirisitu batamenyaga agaciro k'isakramento ry'ubushyingirwa, kwishingirwa asanga byabaye umuco. Abishingiraga b'abakirisitu umubare wo kubaga inshuro 3 abasezeranaga, ndetse abapadiri bateguye inyigisho zerekeranye n'isakramento ry'ubushyingirwa, bagashiraho inama z'urubyiruko babasobanurira akamaro ko gusezerana gikirisitu, ariko bikanga ntibifate. Biba ngombwa noneho abapadiri baravuga bati tuboye wabaha nka paruwasi bakegerwa buhoro buhoro, wabona twagera ku ntego yacu. Abapadiri b'abamariyani nibo bakoreye ubutumwa bwabo mu ntangiriro zayo. Bari bazi Ikinyarwanda gike, ariko ntibyabujije gukora ubutumwa bwabo. Bari bazi Akanyarwanda gake, ariko omeri bateguraga bayihaga abantu bakandika nko mu Gifaransa, none abandi bakabakorera impapuro, noneho igihe cyo kwigisha bagasa n'abasoma gusa batasobanuye kubera ko nta bintu bagomba gusobanura. Paruwasi Mwange ishishikariye amajyambere y'abakristo bayo kuri roho no ku mubiri. Intambwe irimo gutera muri ibyo byiciro byombi ni nziza. Nyuma yo kubaka kiliziya nziza y'amabuye n'amatafari, twatangiye kubaka kiliziya yo mu mutima. Tukaba rero ubu dukangurira abakristo kwitabira amasakaramentu. Ubu turimo turakangurira n'urubyiruko rero kwiha Imana. Mu gihe bigaragara ko dufite umufurere umwe muri paruwasi uhavuka ababikira 2 n'abapadiri 3 gusa guhera yashingwa, ubu muri seminari nkuru dufiteyo abari kwiga bashaka kwiha Imana benshi. Dufite umubare munini barenga 20 bitabiriye kujya mu bafurere n'ababikira, ku buryo abo ngabo tubona baritabiriye uwo muhamagaro wo kwiha Imana. Tukaba kandi twaratangiye ibikorwa by'iterambere kugira ngo dushobore kwinjira mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'isi, abakristo batasigara inyuma. Ubu twiguriye ikamyo ya beni, ndetse tukaba tunapanga duteganya kubaka centre pastoral aho dushobora kubaka amacumbi abantu baje inaha mu karere dutuyemo bakabashobora kubona aho bacumbika kandi bikinjiza n'amafaranga kugira ngo paruwasi yacu ijyane n'iterambere. Kazi